oya ntabwo ari njye oya nukuri ntabwo ari imyenda mbase mbabarira bya bintu twakoze n'ubepfu ndabivuga Erega kuba narigutiye ntabwo byavuga ko umfata guke mu rusengero. ahubwo se nagukubite mu rusengero. Kenza make wa mugore. Muzanye mujya make. Igihungu cyene uko gisamba nabyo niwe waguteye inda kandi. Yigo shabega igihungu nicyo cyaguteye inda bisi. Ngo nanisume nabonye. Cyahangane nakundi. Sambanuruzayemo mu. Ndasirabona nzayambika iki cyangwa nzamuheka mu cecete. Ako se ucya wanyereje umuhambo ubundi. Murobore si. Oya. Nureba inkozeho. Nayi muteye ndi gukina none ndipfiriye nyine. Numva ijwi rirenga. Irenga rivuze Irenga rivuze ati muzahanwa haleluya Ariko ako kantu kababasha abantu uvugisha induru birengeye wavumve va dugata semana umuntu waje ndimwe deno uyu munsi ndayacurara ariko ndamwishyura mwe barampa nta kibazo mucaca kariko baceceka ibiki ukwameze baceceka shamba nuko usku umuhungu afsana Jesus umuntu yitahira cyakiri guhomvomva mu biki hariya cyagize vava umuntu akitahira Ndango cyahopaye Ariko se papa yambabariye kuko kagira vuba ijambo ry'Imana rigarangira tugaturisha kuko ubu ngubu ntabwo bari kukubona ko ibi bintu biri kugenda byitonze papa mbabarugire vuba mu Nimba ari igihungu cya bidico cya Nyaregisi Pasiteri kirasambana ahubwo nimba kitaragushyizemo ebyiri sinzi aba ni babiri ese sha turaza guturira mu kiko ndebe ikigofero cyanjye gisa nabi ubu ngubu ndakijyana mu bakristo nta cyo gutura si ikibazo umunsi ngofo nuko sha utagufitara kwifuza sha Yesu we noneho wa mwana wanjye ba nibyo navuze cyajya Pasiteri n'igihungu cyacu barabyishe buranze burakeye pe ubu si iki kirere mana ubu ko bukeye ntarabona ibyo kuryara hasi ubu ku rusengero ntibahagezera kanze ngire ndebe ko ku rusengero baba bahageze mbona ibyo barari Mana yanjye subo aba bakirisitu ko nta numwe ndi kubona nta numwe wari wahagera ubu koko ndabigenza nte esa uyu munsi ndayacurara yewe ubu se mana aba bakirisitu bari hehe kuko ndi kubona nta numwe wari wahagera kandi mu by'ukuri ubu sayo uyu munsi noneho ndayacura koko umve ni ibibazo rwose ariko kubw'Imana n'amayeri yanjye n'ubwenge bwanjye ngewe ndayabona n'ukutwi Imana ngiye gusenga ngiye kureba umuhungu wa Pasiteri yanteye inda ibintu yankoreye yanyimye n'isume sinzi ndamukorera ndi kubona wakamagiye se kandi ndi kubona ageze inda n'imvutsi na sume na kana kamwe mfite agumya nderega umve ngiye ku muhungu wa Pasiteri yego koma nanjye umve nanjye niho ndi kwerekana n'ukuri kw'Imana icyo gihungu se harikibonye umve ngewe Pasiteri namukubye imyenda n'ubu nagaranyishyura aba Pasiteri bikigiye koko babaye sinabivuze aho bafungiye isengero abenshi ndabarazitobora Jesus noneho pe ngewe byanyobeye usura umuhungu ndamukorera iki umusajya Pasiteri ndamukorera iki yewe reka tugereyo turebe reka tugereyo katumukubite kabisa nayo buyubashye Imana kandi abaho kandi wakwiringiye ngo akorwe n'isoni dore wakwiringiye n'agazima muza amazina yewe ndabona abakirisitu batangiye kwagera haleluya ariko Amena haleluya Amena mwaje muvuga neza mujya mu mwuka haleluya haleluya kugira ngo rero twinjire mu gakiza tugomba gutera indirimbo haleluya haleluya ngiye gutera indirimbo ivuga ngo semana ndatera igiye na tuzamurire sha tuzamurire ariko se mu
nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana yo nzakagendana reka dushimire Imana yo yemeye kuba yaduteranirije hano izina ryayo nihabwe icyubahiro. Haleluya. Ko mudashabutse ko mudashabutse uyu munsi muratura Imana sha kabisa. baba we cya papa ese rwose urasanga amafaranga cyayari cyasize rero cyagiye kitanambye kirangibone kandi ninjye kizi ufata amaturo yatuye uyu munsi ibintu ntabwo ari byo ariko ukanze ngereyo nabi. Tugiye kureba isomo iboneka mu bya umva mbabare bya bintu twakoze ntobe ndabivuga. tugiye gusoma isomo ryo mu byahishuwe. ibiki Ibyahishuwe ibyahishuwe byo bibaye ibyahishwe tuzabibona twagiye mu ijuru ahera gusoma umurongo wa 3. Ibyahishuwe umurongo wa 3 nako igice cya 3 umurongo wa 3. savuze vuba tukiyumvira tugataha urubona oya mureke tumva kwamvine numva ijwi rirenga rivuze kuvugisha induru birengeye wavumbe vadugata Ko muri intayira cyakiri guhomvomva mu biki hariya cyagize vava mu nakitahira. Ikirango cya hopa. papa yambabariye kuko kagira vuba ijambo ry'Imana rigarangira tugaturisha kuko ubu ngubu ntabwo bari kukubona ko ibi bintu biri kugenda byitonze. Papa mbabarugire vuba kiriya gikobwa nacyo rero ndi kubona kimbangamiye igikobwa nagitende ariko uyu munsi sinzi niba ndagicika n'ukuri kw'Imana. Papa mbabarugire vuba mana tutayakirika. ese mana umuntu waje ndimwe deno uyu munsi ndayacurara ariko ndamwishyura mwe barampa nta kibazo. Dukomeze hano haranditse ati birarangiye ningewe Alpha na Omega itangiriro n'iherezo. Ufite ugutwi niyumve. Abantu twese dusambana, abantu twese tujya mu biyobyabwenge ugasanga biradutwaye. Ibyo bintu tugomba kujya tubyi. Haleluya si. Haleluya. Abantu kababasha abantu. Sambana mu naho ubundi tugomba kujya Ibintu byo gusambana. Nuko umuhungu wasambana. Niwe guteye inda. niwe Igihungu cye nuko gisambana buje niwe guteye inda kandi. Yigo sha. Shabega igihungu nicyo cyaguteye inda bisi. ngo nanisume nabonye Cyayangana nakundi nyina ariko nikigucike dore nikira hari. Nikigucike munibira. mucaca kariko baceceka ibiki dukomeze. baceceka shamba nuko usiko umuhungu wasambana Nemba ari igihugu cya bidico cya nyaregisi pasiteri kirasambana ahubwo nimba kitaragushyizemo ebyiri sinzi. Impanga pe niba atari batatu ariko njye amaturo yanjye bazayasubiza pe ujya bayajyana mu burange. Nge niyo naje kureba mutuza twumvisha Ubwo rero, Nge niyo naje kureba. ubwo rero, uyu munsi ntarangika. niba ari batatu ubwo ingumi ndamutera ariko se koko mwacobyatse tukumva ijambo ry'Imana. Muretse twumva ijambo ry'Imana. Umbo tugiye kugera muri ka kanya keza rero. Haleluya ariko. Haleluya. Haleluya ariko. Amen. Rero tugiye muri ka kanya keza k'ingenzi ko gutura. Haleluya ariko. Amen. Uyu munsi tugomba gutura Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Ndumva abakirisitu banje bagiye mu mwuka reka twongere. Haleluya. Haleluya. Amen.
Esha turaza guturira mu kiko ndebe ikigofero cyanjye gisa nabi ubu ngubu ndakijyana mu bakirisitu. Nta cyo gutura si ikibazo. Umunsi ingofero nawe nuko twatura sha mu utagufite arakwifuza sha. basi wambabare kuko. iyi ndasabona nzayambika iki cyangwa nzamurika mu ducete. Ako se ucya wanyereje umuhambo ubundi. Nyeretse umuhambe wanjye. Rega kuba nari guteye ntago byavuga ko mfata guke mu rusengero. Ahubwo se nagukubite mu rusengero. Genza make wa mugore. Sona ko imyenda. Sona ko imyenda. Oya ntabwo ari njye rwose. Oya nukuri ntabwo ari. Ni wowe Oya inkote byari. Oya nukuri ntabwo. Oya oya ntayari. Oya ari kumwe. Icyana nabyaye iki? Nureba binkozeho. Nayi muteye ndi gukina none ndipfiriye nyine. Kirahwereje. Reka nigendere n'ubundi nta mwana ukura ngo aburese. Kumye uhwerese. Yesu we noneho wa mwana wanjye ba. nibyo navuze cya gipasiteri n'igihugu cyacu barabyishe. Mukore subscribe nimba utarayikora. God have mercy upon us.